tuze kumva ikaye. Ndabona igihe kimaze kuba kirekire, imyaka imaze kuba myinshi, ariko kuva guteza ukaba kagiye kuza, kandi ikaze ndabizi n'umuco wacu mubi kazadutwika. Ikintu cya kane kimwe, hari abantu batujengereje cyane, harimo abaririmbyi, abakristo ndetse n'abapasiteri. Abo bantu ndabashaka, tugomba gushyira mu muriro. Gahunda umuyobozi mukuru wajyanumye ni ukubwisha abo bantu bose. Ikintu ugiye gukora yampaye abasirikare bakomeye kandi bafite imbaraga. Abasirikare nibo ugiye gukoresha muri uru rugamba tugiye gukora. Ese ko twanditse hano? Ntabwo ni kujya wasubiramo. Ugiye kugenda kwireba abasirikare bose basa n'uko bakeneye yute. Uriteguye kubw'igikorwa kidasanzwe tugiye gukora? Yes sir. Hari akagabo bitese murakazi? Yes sir. Reka akagabo k'akagabo. Yes sir. Kukagabo muri bukanye yuko katumye tuza ku isi tukaba turi aha ngaha. Yes sir. Ikintu tugiye gukora ni kimwe, gafite ubukozi gakoresha ku isi. Yes sir. Ugiye kuzamuka, uri kumva neza? Yes sir. Ugiye kuzamuka muri abo bukozi bwose gakoresha mu guteza imyuka mibi. Yes sir. Kugira ngo dayimoni witari bagana mukere hano. Meze mfite dayimoni bibiga? Uzo. Mwuka rero bwe dufite gusimba bikanda sana. Yes sir. Ugiye kuzamuka ku isi. Yes sir. Ubu buryo ngo buri kubirimbura mu kako biteye. Ukumva? Yes sir. Aho uri kugiye guteza imyuka mibi? Yes sir. Uri kumva neza? Yes sir. Cyangwa ufite intwaro? Yes sir. Ibintu byose uri gukenera imyuka mibi byose. Yes sir. Kandi bateza urwangano. Yes sir. Bijyanye no kugira abayobozi babo. Yes sir. Uhute kandi ukore vuba. Yes sir. Sawa, uhute. Yeye nikashana na waziri singamu na ziye. Kiko mimi wajemu. Yes sir. Yes sir. Demon chose na kuchengana nao. Kugomya bari gucata mu mafone mu gihe bari kwigisha ijambo ry'Imana.
tulisimama Bwana. Haleluya. Haleluya. Amen. Utakapotaji. Kisha tusome Roma City. icyabazanye gukora Diamond nawe yabona birangije akajya kwivugira imbere ya sheshi. Kigenza gute? Bisirwa neza. Okay, sawa. Tusimama yawe. So, yute. Okay, yute. Diamond yute mpaka na kuchea hano. Yana kwa kusubiramo. Nuko na ibabwe dufite bisirwa mbere kandi bisirwa sawa. Giye kuzamuka ku isi wowe no misi ufite yo kugusha abantu babiri kandi cyane abakristo n'abapasiteri cyane cyane abapasiteri uri kumva boteza ikintu bitiriye kwa bibi uri kumva cyangwa tusasane nawe ntabwo tugomba gusa twenyine akintu mwaro ibi bintu cyose bikeneye so ihute misiyo kandi ikore vuba. Uko Satani akora murabona